Ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kugubwa neza banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye hose kandi mbahaye ikaze kuri ADMOUNT niyo nk'ibisanzwe tugenda tuganira amwe makuru abakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Hashize iminsi mike ku mbuga nkoranyambaga hacitse ururondogoro abantu benshi bagaruka ku mashusho ya Uwikeza Pamella yagaragaye mu birori byabaye muri weekend yashize mu gitaramo cyiswe Spin and Friends, agaragara arimo abyinana n'umuhungu w'umusore ariko biza kumenyekana ko ari musaza we. Gusa nubwo byamenyekanye ko ari musaza we, hari abatarabyemeye bagenda babitindaho babigarukaho mu buryo butandukanye. Mbere yuko rero hamenyekana ko ari musaza we, byabanze kuvugisha abantu benshi, bamwe bavuga bati ari kwitwara nk'umugore udafite umugabo. Gusa ariko hari n'abandi bavugaga ko ntacyo bitwaye, cyane cyane ko buri wese afite uburenganzira bwo kubyina uko yumva abishaka, ngo icyambere ari uko yakwirinda kurengera. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo nshaka kuba nagarukaho cyangwa se nshaka gutindaho muri aka kanya muri iyi minota tugiye kuganira. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakomeje gucika ururondogoro nyuma y'amagambo akomeye muganga Rutanga Rw'Amaboko ya postinze cyangwa se yashyize hanze yifashishije urubuga rwe rwa X, yandika ubutumwa bukomeye agaruka kuri Uwikeza Pamella, cyane cyane yibanda ku myenda yari yambaye muri ibi bitaramo. Ndagira ngo turebere hamwe rero ubu butumwa bukomeye yanditse ndetse agerageza guhana ndetse no gukebura iyi myambarire ubona ko itamunyuze. Yagize ati: zibaho gatsindwa we, kirazira mu muco wacu nta mugore wo gushyira umukondo ku karubanda, nta mubyeyi wo kwanika inda n'umukondo ku gasozi kandi ari wo pfundo by'igitereko cy'ubuzima butazima, n'ururera abana ugenwa akagenda ariko akajyana ubugingo bwa nyina sigaho. Nuko arakomeza ubutumwa no hasi ati: none ababyeyi biyanitse abana nibo baziyanura se nyagasani? Nyagasani muhonoke bene Imana, u Rwanda ntiruzigera rubura imburagihana. Inda y'umubyeyi ishushanya u Rwanda nk'indi isamirwamo, indi ibyara ubuzima butazima, n'utakwiyubaha yakubaha kandi akubahiriza nicyo kiduhatse. Nyuma y'ubwo butumwa rero bukomeye, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro. Hari abavuga ko ibi ngibi ntacyo bitwaye, ngo cyane cyane ko abandi hari n'abakuyeho ahubwo bamaraho ugasanga utwo bambaye biteye isoni cyane kurusha hano, ngo yewe banafite n'abana bakuru kandi abo bakitwara gutyo nabo ubwabo bakuze. Gusa nanone hakaba hari n'abandi nabo babirwanya, nabo batemeranya n'iyi myambarire, bavuga ko bidakwiye rwose habe na gatoya. None ibibazo byabaye ibibazo, impaka zabaye impaka, benshi barabyemera abandi bakabihakana, benshi baravuga ko bikwiye abandi bati ntibikwiye, ariko buri wese afite uko abyumva ndetse n'imyizerere ye uko abishaka akabikora. Ikibazo mbaza ni kimwe, wabanye nanjye kugera kuri uyu munota, ndagira ngo unyibwirire, urabona ibi bintu bikwiye cyangwa ntabwo bikwiye? Ku giti cyawe nuko ubibona, ugakurikiza umuco, ugakurikiza uko ibintu bizi uko bimeze akantu ku kandi, urabona ibi bintu bikwiye cyangwa ntabwo bikwiye? Ndagushimiye cyane wafashe umwanya ukabana natwe kugera kuri uyu munota, ni by'agaciro gakomeye. Nukunda ibyo dukora ukande kuri subscribe, hanyuma nukunda iyi video kandi like na sharing ku bantu bawe. Reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. Yegura umusirimu, ariko kuba uri umusirimu ntibivuze ko ukwiye guhendwa habe na gatoya. Mu gihe muri USK Group twamaze kubikemura, dukora all promotion material, twandika ku myenda, ama business card, student card, ama flyers, crystal, gift bag, duprintinga ku mabuye, ku makaro, tugakora ibyapa, tugakora pull up banner ndetse n'ibindi byose bitandukanye waba uzi ku bijyanye no guprintinga. Akarusho rero muri iyi minsi hari promotion ikomeye, aho kuri ubu turi kubakorera amakadire ku mafaranga make cyane, ushobora gukora gift ukayiha umukunzi wawe mu bihe byiza nk'ibi ngibi tugezemo. Mu gihe A3 board ifite santimetero 40 kuri 30 igura amafaranga 8,000, naho AD board ifite santimetero 30 kuri 40 ikagura amafaranga 18,000 gusa. Ikintu gitangaje rero, iyi promosiyo nta handi hantu wayisanga muri uyu mujyi wa Kigali, ndetse ikiza kuruta ibindi, ntugire ikibazo cy'ahantu utuye ngo bizakugeraho bite, ngese bizagenda bite, we tuvugishe gusa, ibyo birahagije kugira ngo ibintu tubikemure. Gusa kuba bishoboye mwadusanga mu nyubako yo kwa Ndamage munsi ya TDMR, ndetse kandi nukorana natwe ntuzigera wifuza kugira abandi mwakorana. Hamagara kuri iyo nimero, ibintu tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa.